nangiririza kuba maso iteka ryose kugira ngo ubwo azatunguka azasange twiteguye tumwitegure dore turamwiteguye ndibuka uburyo yadukunze akaduharira byose yasize ubwiza bwe mu ijuru yitangira kudupfira azanezerwa nagaruka kujya nabo yacunguye nibazasanga bari maso bamaze kumwitegura tumwitegure dore turamwiteguye Yesu umwana w'Imana dore uzi ibyo ndangamiye nizigiye ko nza kubona nkurebesha amaso yanjye nubwo bamwe bazagunda babonye igitsure cyawe nzaguramutsa nk'inshuti n'ubu ndagutegereje tumwitegure dore turamwiteguye senge urakaramwa mwami Imana yacu uri mu isi no mu ijuru hose uhabera icyarimwe waraturinze tugejeje ubu izina ryawe nirihabwa icyubahiro amen ugiye mwiza rero muri uyu munsi wesheje umugisha rero sabato tukupfukamye imbere kugira ngo uduhe kuruka nkuko bikwiriye no mu ntekerezo nkuko twaruhutse ku mubiri kandi uduhe kuruka ku mugisha w'isabato dushima izina ryawe abarwayi baturimo n'abari ahandi babuze uko bazanga kubw'intege nke z'umubiri uyu munsi wabera umugisha bakizwe indwara zabo abari muri twe n'abafite indwara z'umutima n'intege nke natwe tuvurira icyarimwe twongera imbaraga kugira ngo turonke umugisha wo kuzagira iherezo ryiza dushima izina ryawe tugiye kwigishwa nawe ijambo ryanditswe n'abagaragu bawe turakwinginze ngo tube hafi umwanya satani ntajya byishimira umuheze aha hantu ubane natwe wohereze mwuka wera kugira ngo asobanure imitima yacu maze dufashwe n'ijambo ryawe dushima urukundo rwawe tubane kugeza dusoje kandi wugure imitima yacu kwakira ukuri tubyambaje mu izina rya Yesu amen muraho mwese reka dushime Imana itubashije kugeza amasaha twavuga ngo izina ryayo rihabwa icyubahiro mu bigaragara ntabwo nari nzi ko ndibuze guterana nijoro numvishe ntameze neza ariko bwagiye gucya numva meze neza ubwo rero Imana yari yashimye yuko tuza kwigana amagambo tugiye kwigana amagambo avanzemo amateka n'ubuhanuzi sibyo abatabukunda ubwo batangiye kwiganyira mujye mubikunda kuko niyo saha y'umugenzi tugiye kwigana noneho amagambo avuga ngo azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko kandi azarenganya abera ngo ngwiki azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko kandi azarenganya abande uwo nitumara kumumenya ndumva tuba turi gusoza mureke isomo ryacu rero tudatinze twinjire ku mugambi duhereye mu gitabo cya Daniyeli mpamvu nabwiye ngo tugiye kwiga amateka n'ubuhanuzi ubundi mu buhanuzi hakubiyemo ingingo itatu harimo amateka n'ubuhanuzi bwari bwarahanuwe mbere ariko bukagera igihe bugasohora ubwo babwita amateka naho hakabamo icyo bita inzaduka nangwa se ibyaduka
ni ubuhanuzi bwari bwarahanuwe none bugasohora umunsi mukaba muri kubugenderamo, sibyo? Noneho iyo tugeze mu buhanuzi nyirizina ni ubuhanuzi bw'ibizaba ariko bitaraba. Murumva ko turiga ibyo byose bikubiye hamwe mu gitabo cya Daniyeli igice ni icya 7. Niho nshaka ngo twige uyu munsi. Daniyeli arota inyamaswa enye. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'Ibabuloni, Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ubwo uyu mwami Belushazari w'Ibabuloni ni umwaka we wa mbere yarageze ku ngoma, aho ni muri 539 mbere ya Kristo. Ndagerageza kubisomera byose cyarimwe kugira ngo nyuma tuze gusobanura. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'Ibabuloni, Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe, ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati mu byo neretswe nijoro tukiri aha ngaha. Daniyeli ngo mu byo yeretswe byose yarobanemo ingingo zigize iki zikomeye. Ibyo rero barobanuye mu bindi bitwa by'ingenzi by'ingingo zikomeye, wowe kabitesha agaciro ntabwo urabuzi y'urukujya. Epfa aravuze ngo nuko Daniyeli avuga ati mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubikira ku nyanja nini. Muri yo nyanja nini havamo inyamaswa enye zidasangiye ubwoko. Kuba zidasangiye ubwoko ubwo ni ubutegetsi bwari buvuye ariko mu burere butandukanye. Tubuze kwasobanura byimbitse. Ya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza amababa yayo yashikurijwe, igahagarika ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi habwa umutima nk'uw'umuntu. Iyi ni Babuloni. Yari ubwami buteye uko nguko bwasaga n'ikizu, ngayihanga amaso kugeza ubwo amababa yayo yashikurijwe, none sigara yemye nk'umuntu yari ishishwije bugufi, none sigara ifite umutima nk'uw'umuntu. Aho ntabwo turi buze kujyayo cyane n'ubundi. 5 ndongera mbona indi nyamaswa. Ya mbere tubonye ko isa n'ikira kandi ifite amababa nk'ay'ikizu. Isa n'intare ariko ifite amababa nk'ay'ikizu. Noneho ubu bwari ubutegetsi bugira amategeko akomeye, niyo mpamvu bageragejwe n'intare. Hepfo ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu, yegutse uruhande rumwe kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuko uconshomera inyama nyinshi. Hanyuma ndaguma nzisoma zose kuko nyuma turasobanura. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutwari. Abo n'Abagiriki. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi, yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigera ibisiribangisha amajanja yayo, ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije kandi yari ifite amahembe 10. Inyamaswa ya kane niyo turi buze kwibandaho cyane, yo mubonye ko itandukanye n'izindi, ngo uko yari iteye ngo yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibintu irabimenagura, ibisiga ibisiribangisha amajanja, ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ibyo mbona imbere, nitegereje, reka turebe, nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Ubuze turangirije hari icyo twakumva. Noneho iyi nyamaswa irakomeye cyane, iyo turi buze kwibaza. Iyo tuvuze inyamaswa mu buhanuzi ni ubwami cyangwa se ubutegetsi. Ubwo izi nyamaswa ine zishushanya ubwami bune bwabayeho, ibyo byamaze kuba amateka, ariko hari ubukiri mu buhanuzi bwamaze buri mu byaduka, ariko nyuma hari n'ubuhanuzi bw'ibyo ubwo bwami buzasohoza. Ese ibi bishatse kuvuga iki? Mu gitabo cya Daniyeli byahishuwe, ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniyeli, niho nshaka ko tuza kureba izi nyamaswa. Paje 44 haravuze ngo mu mwaka wa mbere ku ngoma ya Belushazari ni muri 539 mbere ya Kristo. Tuzi ko Nabusi yamuhaye gutegekana nawe ngo mu gihe Kuro yimaga ingoma i Bumedi n'Ubuperesi, agahangura i Babuloni ku bwa Belushazari. Imiyagine cyangwa ya miyagine yahushe mu nyanja, izo nyamaswa zikaboneka ngo ishushanya intambara cyangwa se amahane byari bikwiriye mu isi muri icyo gihe.
inyanja nini nahatuwe n'abantu benshi, icyo gihe hari mu Burayi, ari naho intebe nkuru y'isiri. Kumbe za nyamaswa nangwa bwa butegetsi bune bubonetse hehe? Mu Burayi. Hepfo aravuze ngo inyamaswa ine ni ubwami bune. Kudasangira ubwoko no kutava mu karere kamwe. Intare ni ubwami buteye ubwoba kandi bukomeye ku bw'imitegekere. Iyo ni Babuloni paje 44. Kuba bwari bufite amababa abiri, ngo turi kuri ya nyamaswa ya mbere twavuze ngo iteye uku. Reka inyamaswa ya mbere yasaga n'intare, ifite amababa nk'ay'ikizu, ihanga amaso kugeza amababa yayo ashikurijwe, ihagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi habwa umutima nk'uw'umuntu. Iyo nyamaswa ngo kuba yarasaga n'intare nangwa se ubwo bwami, ngo ni ubwami buteye ubwoba kandi bukomeye kubera imitegekere yabwo. Kuba yari ifite amababa abiri ngo bishushanya ubwihute mu kwigarura ibihugu, ngo kungana n'ubw'igisiga kirihuta. None kuba yarashikujwe ni ukurangiza kwigarura isi. Guhagarara nk'umuntu ni ugutegekana ubwenge n'ubuhanga. Umutima nk'uw'umuntu ni ukwita ku kiremwa muntu. Ibuka ko yabitagaho nubwo yabaga yarabanyazi. Urugero nka Daniel. Ngo ubu bwami bwari buteye uko. Bwageze aho bugira n'umutima nk'uw'umuntu, bunategeka nk'umuntu. N'abanyazwe babagiriraga impa, ariko gufata abasore b'abanyage ngo mubazane ngo bajye barira ku meza y'ubwami, ngo nyuma ngo tuzagenzuremo bazaba bahagaze neza wabanyaze. Hepfo harakomeje ngo ubwo tugiye ku nyamaswa ya kabiri. Nyamaswa mbere ngo dusanze ari iki? Ubutegetsi bwa Babuloni. Ni ubwami bwa Babuloni. Noneho hepfo aha bwari muri 539, aho ni imbere ya Kristo, ntabwo ari nyuma ya Kristo. Noneho inyamaswa ya kabiri ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Buteye bute? Ngo ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconshomera inyama nyinshi. Iyo ngo hano batubwiye ngo inyamaswa ya kabiri ngo ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Kweguka uruhande rumwe ni ugukomera kwa bamwe. Nubwo nawe reba ni ubwami ariko bwa butegetswe n'amashyanga abiri, ariko muri amashyanga abiri harimo ishyanga rikomeye kuruta irindi. Ngo gukomera kwa bamwe impande ebyiri ni Abamedi n'Abaperesi. Urwegutse n'Abaperesi barushaga Abamedi gukomera. Noneho gusa n'idubu ubwo bwami bwagiraga amahane cyane. Imbavu 3 zari zifite mu mikaka, ngo ni imbaraga 3 nangwa se ingabo z'ugutatu bwabanje kurwanya ngo bushobore kwigarura isi, aribwo Lidiya ariyo Libiya y'ubu ngubu. Kugira babasha kwigarurira isi bari bashaka babanje kwigarurira Libiya. Noneho hepfo harakomeje ngo mukurikirane biragera aho bigera mu gihe cyacu. Noneho guconshomera inyama nyinshi, kubabaza no kwica abantu benshi kugeza ubwo bahindutse inyama gusa. Ese turajyanye? Yego. Noneho indi yakurikiye isa n'ingwe. Hanyuma mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, yo ni ya gatatu. Ku mugongo wayo ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4, ihabwa ubutware. Iyo ngo ishushanya ubwami bw'Abagiriki. Nkuko ingwe inyaruka niko Abagiriki bihuse nkayo 4 mu kwigarurira isi. Niyo mpamvu igize amababa 4, ngo bo bihuse nkayo inshuro zingahe? 4 mu kwigarurira isi. Babugeranyije n'ingwe kuko bwari bukanganye, nta wizeraga kutazatsindwa nabwo. N'abami bari ahandi bajya bati byose bazadutsinda. Alexander niwe wari umuyobozi wabwo. Agitangira kwagura ubwami bwe, yagenze urugendo rw'iminsi 11 kuva mu Bugiriki aje i Babuloni, kilometero zisaga 500. Kuva muri 331 mbere ya Kristo kugeza muri 323 mbere ya Kristo, ubwo yatangaga yagenze kilometero 1018, ari nta mwami wigeze koromya ibihugu atyo. Noneho kuba yari ifite imitwe 4, n'abami 4 bigabanyije ubwami mo 4 nyuma y'intambara yabereye Lipsis Alexander amaze gupfa. Abo bari abagaba be. Kasanderi yafashe Ubugiriki, Lysimachus yafashe Aziya nto, Seleucus yafashe Uburusiya na Mesopotamia, Ptolemy yafashe igihugu cya Egiputa na Palestina yepfo. Bamaze kugabana ibihugu gutyo,
ntibarakwicara hamwe ngo banyurwe, maze amahane yabo arakomeza. Hashize imyaka 20 risima kusigarura Kasanderi, Seleukusi nawe atsinda risima kusa aramwica. Buriya rero hari ibintu umuntu akora n'Imana ikamwishyura. Bari bamaze kugabana ubwo bwami uko ari bune, umwe muri bo ntiyanyurwa nuko ameze, arongera atera mugenzi we afata ubwami bwe. Usigaye nawe noneho azatera uwo amufatana n'ubwo bwami yafashe. Ubwo muri babami bane hasigara babiri. Ubwo hasigara abami babiri, umwe ategeka ibihugu bya ruguru, undi ategeka ibyo hepfo. Bya haruguru ikasikazi hategekwa na Seleukusi, byo hepfo ikusi Abaptolemy. Noneho inyamaswa ya kane y'inzaduka, yo niyo turi buze gutinda, ngo turi kwiga ijambo rivuga ngo iki? Babyibagiwe. Azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko, kandi azarenganya abera. Ngaho mubisubiremo. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi azarenganya abera. Baracyati zita inyamaswa z'ibikoko se? Ntabwo mwamaze kubisobanukirwa. Noneho haravuze ngo inyamaswa ya kane y'inzaduka. Reka nongere nyisubiremo. Hanyuma nitegereje mu byo neretswe mbona nitegeze mu byo neretswe nijoro mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane, yari ifite imikaka y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye bisibangisha amajanja yayo, ariko yari ifite itandukano n'izindi nyamaswa zose izayibanjije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje aya mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari ahasanzwe, kandi kuri iryo hembe mbona amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Inyamaswa iratangaje ra. Buriya dufite amahirwe. Daniel yashatse gusobanukirwa ibi bintu, arahakanirwa. Turi buze kuhagera, maze haza gusoje ijambo rivuga ngo hahirwa bazategereza imyaka 1335. Icyo gihe cyari gusobanuka k'ubuhanuzi uhereye muri 508 ukongeraho iyo myaka mu mwaka w'1843 nibwo ubuhanuzi bwari buzasobanukira abantu. Ubwo Daniel yasabye kumenya, ntiyemererwa. Nicyo gihe turimo rero turi kubasobanukirwa, aho naho turi buze kuhasoma kuko ntawe bivuye mu mutwe gusa. Iyo inyamaswa ya kane y'inzaduka n'ubwami bwa Roma. Kubizaduka nuko yisha abantu benshi, kicana Kristo umuremyi wayo ntacyo yitayeho. Ubu bwami bwa kane bwari ubwami ngo bw'inzaduka, bwisha abantu benshi ndetse bwicana Kristo ntacyo bwitayeho. Ubu bwami ngo ni iki? Ubwami bwa Roma. Aha turacyari kuri Roma mpagani, tuze kujyana uyu muze gusobanukirwa Roma mpagani na Roma Kristo aho bitandukaniye. Kudasa n'izindi nukudahangurwa nk'uko ubundi bwami bwahanguwe, aho gusimburwa n'ubundi bwami bwasimbuwe n'amahanga 10 yabuteye akigabanya ubwami mw'ibice. Byongeye kandi nuko nta bwami bwarambye nka Roma ku ngoma. Ayo mahanga 10 niyo mahembe 10 yari ku mutwe w'iyo nyamaswa. Ubwo bwami, ubundi bwami bwaterwaga n'ubundi bwami bumwe bukabuvanaho, ariko bwose uko byagenze bwarambye ku ngoma ku buryo bwahanguwe n'amami 10. Ibaze gusanga igihugu kimwe, tubyita igihugu cyo tubyumve, kibasiwe n'ibihugu 10 kugira babashe kugikura. Ubwami bwari bukomeye. Abo bami ngo babuteye ngo bari Abadage, Ababirigi, Abongereza, Abespanyol, Abaportugal, Abasuwisi, Abafaransa, Abaherura, Abavandari n'Abastrogoti. Ayo niyo mahembe 10 tubonye kuri iriya nyamaswa. Noneho nyuma twaje kubona ko hari irindi hembe rimwe ryamezemo, naryo rifite imbaraga kuko rikimara kumera 3 yahise akurwamo. Ryo rifite amaso nk'ay'umuntu, rifite n'akanwa kavuga ibikomeye. Ihembe ritoya ryameze ni Roma Kristo, ari ryo Gatolika cyangwa se ubupapa. Iryo hembe rito ribonetse muri ubwo bwami. Muri Roma pagani nimwo habonetse Roma Kristo. Ku bantu bize bagasobanukirwa iby'amatorero yo mu byahishuwe, mu itorero rya Perugamo, itorero ryahawe uburenganzira mu isi, noneho bareka kubarenganya bavuga ati natwe twifatanyije namwe. Itorero ngo ryaje kuyoba cyane ko ryifatanyije n'ubugatolika, none nta bari bakirenganya. Ngo mbere yaho babanje kurenganya abakristo, bakabica, bakabarenganya rwose, bagahunga. Ariko ubwo icyo gihe gisohoye baravuga ati umukristo ahari wese wari waranyazwe ibye nabisubizwe, kandi bose nibagaruke tubane mu mahoro. Uwo ni Constantino wari ubikoze, kuko yarabonye ngo abami bose bamubanjirije barabayeho nabi, bapfa nabi. Aravuga ati ahubwo gereka nikundishe kuri abakristo ndebe ko narama ku ngoma. Arangije no Mendeze y'ubuyobe buriho muri iyi si, niwe wavanze itorero n'isi, habonekamo ubupapa,
papa yari umukuru w'itorero utaragera kuri urwo rwego. Constantine aramuzamura amuha inzu y'ubwami ndetse amuha no kumutegekera. Arangije aravuga ngo nta muntu wemerewe kuvuguruza umukuru w'itorero, yitwa papa w'isaryo. Aho niho Roma Kristo rero yari ibonetse, tubavuzeho muri make. Noneho amahembe atatu yakuwe ni abaheruri, abavandari n'abostorogoti, basimburwa na Vatikani, intebe y'ubupapa iyo ngiyo iri Itali mu Butaliyani. Turajyanye. Ubwo aho bateretse ibirindiro byabo, aho bari ngo hakuwe abaheruri, abavandari, abostorogoti. Amaso asa n'ay'umuntu, kuko ako gahembe gato kari gafite amaso asa n'ay'iki. Ibintu nkiri muto najaga mbyumva nkumva bitumvikana, bati ibintu wagira ngo ni amadayimoni. Ati ihembe ryagize amaso rigira n'umunwa gute, sibyo? Ariko burya igihe kigeze abantu bakigira bagira umwete, bagira bakabisobanukirwa. Amaso asa n'ay'umuntu ni imiterere cyangwa imigenzurire nk'abami. Ese turajyanye. Iri hembe ryari ribonetse, nibuka ribonetse mu bwami. None igitangaje rifite imigenzereze n'imitegekere nk'iy'abami. Ni bwa bupapa buhagaze nkaho ari itorero rya Kristo nkuko babivuga, ariko yagera mu bihugu akaba ari ukuriye perezida ugezaho. Ahageze akaba afite agaciro gasumba perezida. Niyo mitegekere n'imigenzuzi nk'iy'abami. Hepfo harakomeje ngo akanwa kavuga ibikomeye ni ugutegeka ibintu birwanya Imana no kubwiriza ibirwanya Imana. Ese turajyanye. Akanwa kavuga ibikomeye ngo ni ukugira gute? Ni ugutegeka ibintu birwanya Imana no kubwiriza ibirwanya Imana. Kurwanya Imana rero ntabwo ari ukugenda ngo uhagarare ku musitara kudakwanze, oya. Ahubwo hari n'ibikorwa ukora ukaburwanyije Imana. Wenda reka turebe ko twabona uko bahanuye uburyo bazarwanyamo Imana, harimo kwiti, ariko turahagera, reka dukomeze. Turahagera. Daniyeli yahagaritse umutima cyane amaze kwereka iby'iryo hembe rito, bituma arwara kubw'igitekerezo gishishana kibizaba ku bwoko bw'Imana biturutse kuri iryo hembe rito. Daniyeli yongera kwereka iryo hembe rito akagariza kurira abana b'Imana, ngo maze ngo bituma arwara, araraba neza, kuko yari ari kubireba akavuga ati ubu intore z'Imana nuko bizagenda. Ihembe rito Daniyeli yeretswe rigeranya umwami ariko utandukanye n'abandi bami, azaduka yoroheje nyuma akarusha abandi gukomera. Ubu papa arakomeye. Hepfo harakomeje ngo azaduka yoroheje akarusha abandi gukomera, azaduka mu gihe cy'abami 10 hagati yabo, abandi 3 bazanyagwa kubwe, azagira akanwa kavuga ibikomeye, azaba umubwiriza. Nicyo bishatse kwerekeza. Azaba iki? Hepfo haravuze ngo inyamaswa ya kane murumva tudakwiye kuyikurikirana ibyayo. Amagambo ye azaba ari yo kugomera Imana, azarwanya abera azarwanya abera b'Imana ndetse yende kubanesha, azahabwa uburenganzira bwo gukomera no gukora ibyo mu gihe cy'imyaka 1260. Azakomwa mu nkokora no kuza kwisumba byose. Mu iherezo ry'ingoma ye urubanza ruzashingwa, Imana izima ingoma yayo. Uyu mwami uzabaho kugeza ubwo ikizamukoma mu nkokora gusa rukuza kwa Yesu. Ndagira ngo twamaze kugera mu gihe cyacu, reka mumve uko byagenze. Kandi kuri iryo hembe mbona amasa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Twagarutse muri Daniyeli 7 tugeze ku wa 8. Noneho Daniyeli abona umukuru nyiribihe byose. Ubwo turakomeje hepfo, nkomeza kwitegereza kugeza ubwo bashira intebe z'ubwami, haza umukuru nyiribihe byose aricara, akitegereza ya nyamaswa, arakomeza aritegereza. Ubwo uyu murongo no hepfo birafatanye, no mpamvu muri bagize ngo 8 hepfo 9. None wakomeje kwitegereza nyamaswa, bagiye kubona ngabona ngo bashiye intebe z'ubwami, haza umukuru nyiribihe byose aricara, nyambaro yeraga nka sheregi kandi umusatsi wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere hatembaga umuriro uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Ubwo ikintu kizahagarika ubu bwami gukora ku isi nuko ni igihe cy'urubanza ruheruka w'umwami Yesu azaba agiye kuza. Uwo mwanya ndangarijwe rya hebe ryavugaga amagambo akomeye. Mwumvishe ko bifatanye? Hari abasoma bakagarukira bakagira ngo byarangiye, ariko birakomeje. Ngo we ako kanya yitegereza kaga hembe kari kuvuga ibikomeye. Maze hepfo ngobeza kwitegereza aho ya nyamaswa yiciwe, umubiri wayo ukarimburwa,
igatabwa mu muriro igatwikwa, za nyamaswa zindi zinyaga ubutware bwazo ariko zirekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe cyategetswe. Hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye ku bicu byo mu ijuru, azi umujyi umwe asanga mukuru nyir'ibihe byose, abumugeza imbere, nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu n'amoko yose n'indimi zitari zimwe na zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwa. Iyi nyamaswa ngicyo ikizayikura ku ngoma ni icyo cyonyine gusa. Biroroshye ngo ni ubupapa. Niyo mpamvu papa uyu munsi asimbuwe hajyaho undi papa. Ubwo twamaze kureba iherezo ryabo ngo ni ryari, yesaje. Hano bari batubwiye ngo azakomwa mu nkokora no kuza kwisumba byose. Mu iherezo ry'ingoma y'urubanza ruzashingwa, Imana izima ingoma yayo mu isi. Noneho hepfo aho ngambiriye paje 48, ariko ntarajya ahangaha, reka manze ngaruka ryasomwa n'ababwiye ndibuze kubaha. Ni Daniel 12 n'ubundi. Ndagira ngo aha hantu tuhave tubasobanukiwe neza. Ngo turi kwiga ijambo rivuga ngo iki? Azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko kandi azarenganya abera. Azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko kandi azarenganya abera Isumba byose. Noneho 12 Daniel yereka iby'iminsi y'imperuka. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutwara ukomeye uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kuba uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Ibi mu bihuze na biriya twasomaga. Noneho Daniel yeretswe ibindi. Yeretswe mu gihe cy'imperuka ukuntu hazaba akarengane ariko gakomotse kuri ka gahembe. Maze ngo azaba ari umubabaro utarigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza icyo gihe. Ariko ahantu yo mu bwishenye numva hateye ubwoba cyane. Turi buze gusoma akarengane k'ibyabayeho mwumva uko byari bimeze, maze mu bihuze n'uyu murongo muze kubumubwira uko bizaba bimeze. Habaye akarengane gashishana abantu kubakeresha inkezo, abandi bakabatwika ari bazima. Biroroshye. Inyamaswa. Reka turi buze kwagera. Nuko icyo gihe abantu bawe bazabanditse mu gitabo cy'ubugingo bazarokorwa. Kandi abenshi bo muri bo bazaba barasinzire mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhora, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahindure benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Daniel bumba igitabo gifatanyije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Byari bihano ko mu gihe cy'imperuka abantu benshi ngo bazagira iki, bazajarajara hirya no hino, kandi n'ubwenge buzagwira. Nuko Daniel bumba igitabo gifatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, kandi benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Nuko ngiye Daniel nditegereza mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi yo hakurya. Umwe abaza uwo mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso hejuru, numva arahiriho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumeragura imbaraga z'abera ibyo byose bizahera ko birangire. Igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, wenda nitugira amahirwe turi buze kugera aho babisobanuye, turasanga ari imyaka 1260. Noneho ndabyumva ariko sinabimenya, hera ko ndabaza nti databuja kizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Daniel arabyumva ariko ntiyagira iki, ntiyabimenya. Arabaza ati none kizaheruka ibindi ni ikihe? Mwumva amagambo yashubijwe. Aransubiza ati gendere Daniel, kuko aya magambo ahishwe kandi afatanishije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Aya magambo yarabajije yarahishwe afatanishije ikimenyetso aricyo twasomye cy'ubushishi ngo yarazashirwa mu gihe cy'imperuka. Ubu rero twamaze kugera mu gihe cy'imperuka, niyo mpamvu twubungubu turi kubyiga ndetse twaba turi gusabwa kubisobanukirwa. Reka tumve igihe cy'imperuka cyavuzwe n'iryari. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko abaye bazakomeza kuba babi, kandi nta numwe muri buzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho, hagashirwaho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1,000
na 290 hazacaho iminsi, reka turebe, uhereye igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Hahirwa uzategereza akageza ku munsi ku minsi 1335. Ngo ubu ibi yarabajije asubijwe ko abazagira amahirwe yo kubisobanukirwa nabazategereza iminsi 1335, ariko ukabibara uhereye igihe igitambo kizakurwaho. Icyo gitambo yavuzwe ni Yesu ubwo azaba ashimbujwe na Bikira Mariya. Ibyo byatangiye muri 508, nicyo gihe ufata ugateranyaho iyi minsi 1335, ugahita ugera mu mwaka w'1843, ari buhanuzi bwatangiye gusobanuka, hahita haboneka bitwa bategereje kugaruka kwa Yesu, rero badivantiste bajya ku musozi. Iyo ntabwo tujyayo, ni byinshi, noneho ubwo buhanuzi batangiye kubusobanukirwa. Ubwo Daniel yabajije arabwe ngo si ibyawe kumenya, ahubwo ni ibyo bigiye cyaryari cy'imperuka. Noneho dukomeze amendeze tugarutse kuri 48 busobanuro bwa Daniel n'ibyashuwe. Amendeze y'inyigisho ziciye ukubiri n'ijambo ry'Imana n'amatage. Stefano amaze kwicwa, haduka akarengane mu Bayuda gatuma abakristo batatanya mu bihugu by'abapagani. Aho biri mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa mbere. Imana yabaye hamwe nabo baratsinda kuko bari imbonera. Bihanisha abantu benshi nubwo akarengane kabagezeho no mu mahanga bamaze kwakira ubukristo mu banyamahanga. Bihanisha abantu benshi nubwo akarengane kabagezeho no mu banyamahanga bamaze kwakira ubukristo. Ariko Kristo, abo bakristo bagize amatorero ahantu hane muri Antiokia, Alexandria, Byzantium, Constantinople ni Roma. Akaga katagiye mu itorero ubwo abapagane bihanaga batamaramaje, bakinjira mu itorero bakaziririza imitukiro n'imiziririzo ya gipagani. Mwumvishe uko byatangiye? Abantu batangira kwiroha mu bukristo bakaza batihanye. Burya abantu baturimo batayarihaniye niko kaga, nibo tugomba gutinya kuruta abapagani. Ibi ngo amendeze yabyo byatangiye na Constantine. Noneho abakuru b'itorero bamwe bohereje inyigisho zimwe zari zihabanye n'ubupagani, kugira ngo abakuru b'itorero bamwe boroheje inyigisho zimwe zari zihabanye n'ubupagani kugira ngo bitarusha abapagani kwihana birenze urugero. Boroshya amahame kugira ngo abantu bagire iki, baze mu itorero bagwire. Imana ntabwo yita ku bwinshi bw'abantu. Akaga gakomeye cyane katangiye gatewe n'umwami w'i Roma witwa Constantino. Mbere y'igihe cy'abami bose bareganyaga abakristo bitangaje, ariko akarengane katumye baba beza. Turajyanyera bango abamubanjirije bo bareganyaga abakristo, ariko igitangaje bakabona abakristo barushaho kuba abakristo, ahubwo amaraso yabo akabyara abandi bakristo, niko dusoma. Noneho ngo mu gihe cya Constantine avuga ko yahindutse umukristo, nuko abakristo bava ikuzimu baje ibuntu. Turajyanya hari mu itorero rya Perugamo, w'itorero ry'Imana yari rigeze ahirengeye. Bavuga ko uzagira amahirwe yo kwiga muri iryo torero, bavuze ko ubukristo buhawe uburenganzira ku isi, kuziba bategetse yuko umuntu utari umukristo atazongera kuyobora muri icyo gihugu. Aho ni itorero ngo ryari rivuye ikuzimu rijya ubuntu. Aho bita ahirengeye, nubwo ariho ryaboneye ishyano. Turasoma mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ngo nkuko umuyaga usiga icyatsi kiri mu mubande, ariko karandura igiti cy'inganzamarumbu kiri ku musozi, ngo niko n'abantu bagaragara nk'abari muri rwo hejuru, niko bimeze. Banga ikigeragezo cyaza, abo kiri mu mubande, abakristo baciye bugufi n'icyo kibakora, ariko cyagera kuri wa undi umuyobozi ukomeye, wa undi washyize mu bikorwa, kigasiga kimuranduye nk'icyo giti kiri ku musozi. None se nk'ubimbaga mwabona yaranduye ibyatsi ndetse biri mu kabande, ariko igiti kinini gikomeye kuruta ubwatsi. N'itorero rero naho ryari rihagaze. Noneho harakomeje ngo mu gihe cya Constantino avuga ko yahindutse umukristo, nuko abakristo bava ikuzimu bashya ibuntu, bibabera intandaro yo kwangirika. Bibabera intandaro yo kugira iki? Ubwo bavuye ikuzimu bashya ibuntu, ntawe ukemerewe kubarenganya, ntawemerewe kubakoraho, nibwo bagahagaze neza, ariko ngo nibwo byabaye intandaro yo kwangirika k'ubukristo.
nako bigenda akenshi iyo umuntu abantu benshi iyo bahagaze neza ngo bashyira kuri Imana baba bari mu bibazo bakomerewe akaba aribwo biyegereza Imana. Hepfo harakomeje ngo Constantino ntiyihannye by'ukuri yanze kubatizwa abyemera abonye ko agiye gupfa ntabwo akomeza kuraguza ko umukristo kwe ikwari kuvuye ku mutima yabitewe n'impamvu ebyiri. iya mbere yabonye ko abami b'Iroma bamubanjije bose bapfuye nabi yibwira ko babitewe nuko basheshe amaraso y'abakristo. umwami umwe gusa washaje neza ni se wa Constantino kandi ntiyigeze arenganya abakristo. Constantino abibonye atyo arinira atinya gukora ku bakristo ngo batazamukoraho nawe. turajya impamvu abaye umukristo. impamvu ya mbere ngo abonye abamanjije bose baragiye bapfa nabi ariko yagiye kwitegereza abona se atarapfuye nabi ngo kandi ntiyigeze arenganya abakristo. nawe aravuga ati ahubwo nanjye reka ndeke kubarenganya ubwo kwifuza nabo. impamvu ya kabiri hari amatage ku bw'ababarobaro bateraga mu bwami bwe ashaka uburyo bwatuma yunga ubumwe n'amoko menshi. abonye ko mu moko hafi ya yose ari abakristo yigira inama yo gutona kuri bo ngo abone inshuti mu moko ataramwe niko kuvuga ko abaye umukristo. impamvu ya kabiri mu bwami bwe ngo hari abamurwanya ariko yabitegereza agasanga n'abakristo abona ko nabo umukristo bose zaba bahurije hamwe ntibongere kujya bamutera. murumva yarahindutse by'ukuri. muri 313 nyuma ya Kristo yatanze itegeko ry'imirimo rivuga ko abakristo banyazwe ibyabo babigarurirwa. ntagire umukristo uzongera kurenganira mu gihugu cye, ntagire umuntu uvuguruza umukuru w'itorero. ngaha akaga kari kaguye. ubyumva bakumva ari byo byiza ariko ni akaga katangiye kuyobe buriho muri iyi si ndetse ngo nirwo ruzi cya kiyoka cyaciye kiboneka mu byeshe 12. ngo yatanze itegeko avuga ko abakristo banyazwe ibyabo babigarurirwa. abandi bari barahungiye mu birwa bya Alpes n'ahandi. ntihagire umukristo uzongera kurenganira mu gihugu cye. abakristo ntibishimyera nk'umukumva perezida avuga tumva ntihagire umukristo uzongera kurenganira muri Uganda ariko baravuze no mu gihe bari bararenganyijwe barahuze n'ibyo barabitara bavuga ati none umuntu agaruke. ikindi ntihakagire umuntu uvuguruza umukuru w'itorero. aha niho papa yarabonetse agahembe gato kabonetse agakurwa 3 gafite amaso nk'ay'umuntu gafite umuntu uvuga iki akanwa kavuga ibikomeye. noneho byari kuba byiza ko abakristo bagarura ubuyanja ntibabe bagihigwa nk'inyamaswa ariko akaga ka mbere karashize haza ka kabiri. nubwo bigaragara ko aribwo bari bagaruye ubuyanja bakaba bagiye kuba batagihigwa ngo nakaga ka mbere kari gashimbujwe akaga ka kabiri. mu gitekerezo tugeze reka turebe ndataruka hepfo kuko kugira ngo dutaza kwabirebere cyane. Constantino ubwe yigize umutegetsi w'ibyitorero atuma inyigisho za gipagani zibona ishikizo mu itorero. icyitegerezo nko muri 321 nyuma ya Kristo yategetse ko abantu bose bo mu mudugudu baruhuka umunsi w'izuba maze abakristo b'i Roma bahatirwa kubangikanya n'isabato yera. urumva ukuntu Constantino byo yakoze. uyu Constantino niwe wafashe ubukirisa buvanga n'ubupagani kuko yari yazanye ubupagani bw'iwabo iyo ngiyo bari bafite umunsi w'izuba ariwo bita Sunday mu cyongereza. ese abantu basenga ku kimwe ntago zimba batazi icyongereza. Sunday bisobanuye umunsi w'izuba. uwo munsi w'izuba rero Constantino niwe yafashe aravuga ati arategeka ngo namwe mujye muruhuka kuri uyu munsi. maze abakristo b'i Roma batirwa kubangikanya n'isabato yera. kubw'imeze bityo aha yaragira icyumweru cyaratangiye kiraruhukwa kugeza ubwo bamaze gusobanukirwa ubuhanuzi muri wa mwaka nababwiye mwaka w'1843 baje kumenya yuko hari abadivantiste nabategereje. nuko yiterambere rije abantu bajya bahindura n'indimi ariko nta kibazo. noneho ubwo abo ngabo bari batazi isabato niba tunajyanyereza nabo bari baruhuka icyumweru ariko igihe cyaje kugera ukuri kuramenyekana baza kuvumbura ukuri ku isabato. kubw'ibimeze bityo inyigisho z'amahame bakurikizaga i Roma zitangira gutandukana n'izi Constantinople n'izi Antiokia no muri Alexandria. inyigisho y'i Roma iba ari yihabwa isumbwe ku itorero ry'inyarurembo bitabura kurusha yandi cyubahiro. no hari umukuru w'itorero. Constantino ubwe yubahirije umukuru w'itorero ry'i Roma amufata bupfura ngo bibe intandaro yo gutuma abakristo bose bamukunda bakamugandukira. Constantino yahise akunda umukuru w'itorero mwumvishe ko yamugabiye n'inzu
amugabira naho gutegeka ngo icyo yarashaka kwari kugira ngo namara kumufata bupfura bituma abakristo bakunda Constantino noneho narangiza ndetse banamugandushye navuga ngo mukore iki bagikore sivyo noneho hepfo bukeye Constantino agabira uwo mukuru w'itorero inyumba ya cyami yari Iratirani i Roma muri 330 nyuma ya Kristo. Constantino yimukira i Byzantium muri Aziya nto noneho umukuru w'itorero ry'i Roma aho gutegeka iby'itorero gusa akubitiraho n'ubutegetsi bw'igihugu ngaho byatangiriye uwari uyoboye haramusigira yimukira ahandi arangije uwo mukuru w'itorero ry'i Roma atangira kubiyoborana n'isi ubwo isi na leta itorero na leta babirivanze niko gufatanya ubutegetsi n'upolitike niko gufatanya ubutegetsi n'upolitike noneho kakanwa kavuga ibikomeye navuze ngo turongera tukavugeho akanwa kavuze ibikomeye kaboneka muri Daniel 7:8 irya mbere mu ijambo ryitwa Innocent wa mbere muri 402 ninge mukuru w'itorero mu isi yose niko yavuze naho Sixtus wa gatatu muri 432 nashyiriweho n'Imana guhagarikira itorero ku isi. Aya magambo yo kwigeranya n'Imana ngo bishushanya kuyituka ariko se sibyo Bibiliya tubwira ngo mu muntu batubwira ko nta mukiranutsi urimo udacumura ariho wakitu yaba umukiranutsi ariko nta mukiranutsi uri utagira iki udacumura udakora icyaha atandukanye nuko wakihana sibyo none uwo muntu umeze utyo yishushanyije n'Imana ko niko gutuka Imana. Naho Simakusi muri 198 ngo umukuru w'itorero ry'i Roma ni umucamanza uhagarariye Imana mu isi ngo bari kujya bavuga uko bagiye bakurikirana amagambo bagiye bavuga akomeye. Noneho papa tujyana ahantu papa afite ikuzo papa afite icyubahiro n'ikuzo bihebuje ntabwo ari umuntu gusa ni Imana ari mu kimbo cy'Imana papa yitwa nyir'ubutungane rwose kuko ari nako kuko ariko ko nuko rero ni umwami ukomeye wera ni umwami w'abami icyo gituma yambara amakamba 3 agerekeranye agaragaza ko ari umwami wo mu ijuru n'uwo mu isi n'ibiri munsi y'isi. Ubutware bwa papa si ubwo gutwara ibyo mu ijuru no mu isi n'ibyo munsi y'isi gusa ahubwo atwara n'abamarayika ahebuje byose. Yaba byashobokaga ko batekereza ibiciye ukubiri cyangwa bagacumura baciriweho iteka na papa bagacibwa na papa ntango nabo bamarayika bari bakoze ibyaha yarakwe kubaciraho iteka. Murumva ko kwigeranya guhebuje gutyo turi buze kwereka aho byavuye ibintu byo bise ngo nakanwa kavuga ibikomeye kavuga gahangara gatuka izina ry'Imana ngo reba umuntu kwegeranya n'Imana upfa akavaho bakasimburwa n'undi. Imana ihoraho itabonwa hepfo aravuze ngo papa afite icyubahiro n'ubushobozi bihereranije icyo gituma afatanya na Kristo guca imanza. Ubwo hano bari kugenda batubwira amagambo yagiye avugwa bari buzo twereka naho yasoma. Niyo mpamvu mubona bagenda bakabapfukama imbere akabakora mu gihanga tugenda mwana wagenda kubabariye. Ngo papa ngafite icyubahiro n'ubushobozi biheranije nicyo gituma afatanya na Kristo guca imanza. Nuko rero papa akora cyose bisa naho kiva mu kanwa k'Imana. Ariko murumva kwigereranya papa abasha guhindura amategeko y'Imana ko hato kubw'ububasha bwe butari ubw'umuntu ahubwo ari nk'ubw'Imana. Ngako turi kwiga ijambo rivuga ngo kira Azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko kandi azarenganya abera. Murubishwe bari kukwivuga ngafite ububasha buhindura amategeko y'Imana aho hato kubw'ububasha bwe butari ubw'umuntu ahubwo n'ubw'Imana. Ni uri mu kimbo cy'Imana mu isi afite ububasha bwose bwo kuboha no kubohora intama zayo. Aya magambo yanditswe mu gitabo cya Gatolika cyitwa Prompta Bibliotheca volume ya mbere page 23 kuri 29 cyanditswe mu 1746 nyuma Kristo cyongera gucapwa i Roma mu 1899 nyuma Kristo mu chapiro ryitwa Imprimer de Propagande. Mwumvisha byavuye noneho ndajya mwumvisha ako kanwa kavuga ibyo gutuka Imana. Hepfo Papa Leo mu rwandiko yandikiye abagatolika bose mu 1894 nyuma Kristo agira ati ndi muri iyi si mu kimbo cy'Imana nyiri ubushobozi bwose. Wowe nundi wivuzeho kwikamba rya papa handitswe amagambo ngo Vicarious Field Day risobanurwa ngo uri mu kimbo cy'umwana w'Imana. Ibi ku busobanuro bwa Antikristo rero ese turajyanye
Daniel yakomeje kwitegereza kugeza ubwo imperuka ije Kristo agarutse ahabwa ubutware yabangamiye ya leta cyangwa bwa bwami bwa Roma kugeza ubwo yabonye burimbuwe bugatabwa mu muriro hamwe na rya heme ryavugaga ibikomeye ari bwo bupapa cyangwa se gaturika ngaya amaherezo yayo. Nubwo bakomeza kwivuga gutya bafite iki? Bafite amaherezo. Inyamaswa yanyazwe aha, reka twe kujyayo cyane kuko byabirebere cyane abantu ntibafate, sibyo? Reka turebe aka karengane uko kaje kuba. Dore uko page 52 usarubwa dere n'ibyahishuwe niho dutarukiye. Dore uko papa yarenganyije abera bisumba byose kuva ubwo papa ahindukirira abanze kwakira inyigisho ze ati ngaho tujyane mutazemeye mukivuguruza nzabacura inkumbi. Akarengane katagiye buhoro buhoro, hashize igihe haba ibishishana. Papa afatanya na leta iba ariyo imusoreza imigambi yose ari ukwica abagabo n'abagore, abasaza n'abana nta mbabazi. Nk'uko papa bwamenya amaraso. Dore uko Papa Innocent wa gatatu yandikiye abakuru b'amatorero muri urwandiko yandikiye abakuru b'amatorero muri urwandiko rwanjye nge intumwa ya Kristo mbahaye itegeko ridakuka ko mugomba gushaka uburyo bwose bwo kurimbura abaciye kubiri n'inyigisho zacu, ndetse mukwiye kwirukana mugaca mu mihana yanyu yose umuntu wese wandujwe nabo wigeze kubagenderera n'umuntu wese wandujwe nabo ndetse n'uwigeze kubagenderera. Ngo uyu Papa Innocent yanditse urwandiko ruvuga ngo ngewe n'intumwa ya Kristo mbahaye itegeko ridakuka ko mugomba gushaka uburyo bwose bwo kurimbura abaciye kubiri n'inyigisho zacu, ndetse mukwiye kwirukana mugaca mu mihana yanyu yose umuntu wese wandujwe nabo n'uwigeze kubagenderera. Ubwo n'uwasuye umukristo yabipfiragamo. Epfo haravuze ngo muje mukoresha imbaraga z'ububasha bwose z'itorero mufite mukubitiyeho no kubagaruza inkota n'abatware b'ibihugu. Innocent wa kane nawe yavuze ati abahakanyi nibamara gutangwa mu maboko ya leta n'umukuru w'itorero, burugumesitiri mukuru akwiye kubahana atajuyaje hatarashira iminsi 5. Papa ategeka ko abantu bose bemera wowe turi kujyana ninde? Papa ategeka ko abantu bose bemera tuze kujyana. Papa ategeka ko abantu bose bemera kumutababarira bakica abanzi be. Sinzi niba ruwanditse agizemo kwibeshya, bazahabwa indulgencia zitabura kubasohoza mu ijuru. Ngo uyu Papa yategeka umuntu wese uzemera kuba umutababarira, sibyo? Ntababarira abakristo akabica, ngazahabwa indulgencia ngo zitabura kubasohoza mu ijuru. Bize mu Gatolika ubwo nabo bazizi izi. Hepfo haravuze ngo nicyo bita isakaramentu uhabwa ukabarirwa ibyaha wakoze n'ibyo ukora ubwo n'ibyo uzakora. Ngo uwabaga abaye mutababarira kica abakristo, Yesu yari yabihanuye ngo n'abazabica bazibwira ko bakorera Imana. Nawe reba umukubwira ati uyu muntu numwica uzahabwa imbabazi z'ibyaha wakoze, uzabarirwa ibyo uri gukora ubu n'ibyo uzakora uzabibabariwe, uzabona ijuru. Abantu bakabikora batyo bazi ngo bari gukorera Imana. Noneho hepfo akaga kagera ku bakristo banze gucukubirira ijambo ry'Imana, barahunga bibera mu misozi no mu mavumo, baba mu bidaturwa batatanira hose mu Bwongereza, mu Buhinde no mu Bushinwa, ndetse hanyuma bamwe bambuka inyanja bahungira muri Afurika y'Epfo no muri Amerika ya ruguru. Ubwo nabanze kwifatanya n'ubwo buyobe buri gufata isabato bukayisimbuza icyumweru, bugafata imigenzo yose y'abapagani bukayihuza n'itorero. Noneho hepfo nubwo Imana yakundiye bamwe ko babaho, abenshi banyuze mu gikombe cy'icucu cy'urupfu. Urugero ni babandi bishe mu buvumo bwo muri Alpsi bishwe na Albert Contano mwaka w'1844 nyuma ya Kristo. Bari abantu 3000. Ubundi bashingaga ibiti bisongoye bakabibambaho abo bita bahakanyi turi kujyana hari abandi bakabacagagura bakabakerera
abandi bakabashyiramo urutambi bakabajugunya mu muriro. Urutambi muri kurureba wenda tugeranye n'abatubonye udutoya tw'amatadowa biducanye turaka kuko barimo peteroli. Abandi bafite ngo urutambi rero babashyiramo no bamara kurumushyamo mbere uratuma yaka cyane bakabona kumujugunya mu muriro. Abandi babacaga amaboko n'amaguru hagasigara igihimba gitereye aho. Ibi byose bakabikuraho kugira ngo ababare cyane no mubabaro, ariko ngo hazaba umubabaro utarigeze kubaho. Hepfo baravuze ngo abantu b'abanyamaboko bagondaga igiti cyagera bugufi bagafata umuntu bakamuzirika ukuguru gishinze, amaboko bakayazirika kuri cya giti bagonze, maze bakakirekura kikamushibukana, igice kimwe kikagenda ikindi kigasigara ku giti gishinze kikiri kizima. Murabyumva? Abantu bigeze kubona umutego bajya bategesha ubuntu nko ubukware n'ibiki, hari ukuntu bajya batega imishubukira bagakubita agahita kerera. Bashaka abasore bafite imbaraga bagashinga ibyo biti ngo bagahambira akaguru kamwe kugira ngo none nikiza gukubita kimusaturemo kabiri, igihati kimwe kigende ikindi gisigara ari kizima. Bararenganyijwe. Ibi ni ibyaha ubupapa nangwa se ubutegetsi bwa ya nyamaswa ya kane irimo ka gahembe gato kavuga ibikomeye kakuye amahembe 3, ngibi byo kakoze kandi karacyateganyirizwa no gukora ibindi. Baravuze ngo abantu b'abanyamaboko bagondaga igiti cyagera bugufi bagafata umuntu bakamuzirika ukuguru gishinze, maboko bakayazirika ku kindi bagonze, maze bakakirekura kikamushibukana, igice kimwe kikagenda ikindi kigasigara ku giti gishinze kikiri kizima. Urukiko rwo muri Espagne rwatumye abantu 31,912 batwikwa bagashya. Bumva naho abandi 290 babagira ibyamfura mbi barabanoza. Mu Buholandi ku ngoma ya Charles wa gatanu hishwe abasaga 5,000, no ku ngoma y'umuhungu we apfa abandi 25,000. Abandi badage n'ababirigi basaga 50,000 babura ubugingo bazira kunyongwa, gutwikwa no guhambwa babona. Mu Bufaransa ku munsi wa mutagatifu Bartolomayo abanyedini b'Iroma barashega muri iryo joro bica abakirisi 30,000. Amakuru yabyo ageze i Roma, abakaridinari baraterana bashaka kumva neza uko byagenze. Bamaze kubyumva ibyishimo birabasaba, bagirira Papa Grigori wa 8 Tedimus impundu wa 13 wa 13 ngo ubwo bamuhereza impundu. Ni igitekerezo kirekire kandi kibabaje bitavugwa. Ni igitekerezo kirekire kandi kibabaje bitavugwa. Bavuga yuko abazi itorero ry'Iroma barenga 50,000. Yohana yabonye ko marayika sinze amaraso y'abaho Yesu, aratangara. Aho ni mu byashiye 17:6. Muzi ngo Yohana se yarabiranaga nta kintu yabonye, yaranga kubyerekwa karabirana karwara, marayika kaza kamukoraho akamukangura akamwongera imbaraga akamubwira n'ibindi, akongera karabirana marayika akamwongera imbaraga. Ngo dukomeze azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Ngo turi kwiga ijambo rivuga ngo iki ariko azigira inama yo guhindura n'amategeko kandi azarenganya n'abera bisumba byose. Ntabwo abarenganyije rimwe, yarabarenganyije kandi no mu gihe kizaza dufite ubuhanuzi butubwira uburyo azabarenganyamo. Ariko tukira wenda reka ndebe ahantu ko nabona mu Baheburayo bavuze kandi karengane k'uburyo byagenze. Ngaho tuze kujyana. Ese murumva ubuhanuzi butari kumvikana? Reka turebe. N'Abaheburayo igice ni cya 11 umurongo wa 32. Mbese mvuge kindi ki? Igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ikiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye bakabakereza inkerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazera bambaye impu
impu z'intama n'iz'ihene banyazwe byose bakabazwa bakagirirwa nabi, yemwe n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo, bazeraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambira ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo batazatunganywa rwose tutari kumwe nabo. Abo bose nubwo banyuze muri ibyo bikomeye bityo, ntabwo bari bahabwa ibyasezeranijwe, ntibaragera mu ijuru. Ngiki Imana yagambire ngo nicyo cyiza kuri twe, ni ukugira batazabihabwa tutari kumwe nabo. Ubwo natwe imbere turacyafite intambara tugomba kurwana, tukazahemerwa rimwe nabo. Guhindura n'amategeko ahantu ushaka tuhumve neza, n'abakiri bato bagerageze kuhumva. Umuntu amubwira ati rero ati kuva 20:8 tuvuga ngo tuje tweze umunsi wa karindwi, ahubwo ati none tubare, ati none kuwa mbere akabara yo muramfasha tubare nkuko bajya bibara batabizi, noneho akabara akagera kuwa nyuma ngo ni kwa gatanu, agakomeza ati uyu munsi ubwo ni kwa gatandatu, yagera ku cyumweru ati aha turi no munsi wa karindwi, ati none ubwo hari ikindi. Aho hantu habera urujijo rwinshi, ariko ibyo byatewe nuko uyu yigiriye inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Paje 54 ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe aravuze ngo ibihe mu ruheburayo ni zemani. Iryo jambo risobanurwa ngo igihe cyashizweho cyangwa se cyategetswe. Iryo jambo niryo bahinduye umunsi muri Daniel 2:16, igihe nyenaza birezo mu zindi ndimi. Imana yategetse Daniel ko umukuru w'itorero azigira inama yo guhindura zemani nangwa se iminsi. Si ukuvuga ko azabikora ni ukubishaka. Guhindura ibihe cyangwa iminsi byashizweho n'Imana ntibishoboka. Ngo ntabwo yabishobora yari kuyimura, sibyo? None yayimura akayishyira he? We yashyizemo ubucakura bwe tugiye gusoma hepfo. Ubwo gushaka guhindura n'ibihe, hashyizeho ingengabihe cyangwa se kalendari isimburiye yahozeho mbere yo mu gihe cya Yesu. Ngo mbere y'uko Yesu aza hari kalendari isi yagenderagaho. Niyo mpamvu bajyaga babara, bo bakabara bagaruka inyuma, ariko kalendari bari bafite Yesu amaze kuza umucyo ubonetse mu isi batangiye kuri rimwe, hari kalendari bari gukurikiza, ari kalendari yerekana yuko umwaka ugira iminsi 360. Ubwo nivuga kalendari abakiri bato barabyumva, n'abakuze turavuga ingengabihe. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1582 nyuma ya Kristo, niho ubwo buhanuzi bwasohoye butangirana na kalendari yitiriwe Papa Grigori. Uvuga ngo uyu Grigori noneho haje kuboneka kalendari nangwa se ingengabihe imwitiriwe, ikagira iminsi 365 n'ibice hirya ntari kumenya ngo ni bingahe. Isimburiye Julian yatangiye muri 44 mbere ya Kristo, ifite iminsi 360. Ngo mbere yuko Yesu aza hari kalendari yerekana amasaha 6 niko bavuga. Amasaha 6 barakoze cyane turahasubira. Ngo 6h. Okay. Nukuvuga ngo mbere yuko Yesu aza hari kalendari nangwa se ingengabihe yerekana yuko umwaka wose ugomba kugira iminsi 360. Yesu aje ntiyayiciriye ku iteka iyo kalendari. None nyuma Papa asimbuje ashyiraho indi kalendari iri kutwereka ngo, ndetse niyo twiye mu mashuri batubwira ngo umwaka ugira iminsi 360 n'amasaha angahe? 6. Kwa Yesu yaravutse agasanga iyo kalendari iriho ntagire icyo yinengaho, akanahanura n'ubuhanuzi nuko ariyo yemewe n'Imana. Abantu baribesha, ariko Imana ntiyibeshya. Kalendari ya Papa harakosezemo hagati katurebe hariya kuri 365 na 1/4 isimburiye Julienne nako. Ubwo yaje isimburiye Julienne yandi twavuze yakozwe muri 44 mbere ya Kristo. None hepfo Yesu yaravutse agasanga iyo kalendari iriho ntagire icyo yinengaho, ikanahanura n'ubuhanuzi. Kuba mbese mu buhanuzi barifashwa mu kubara iminsi 2300 n'ibindi nk'ibyo, ngo nuko ariyo yemewe n'Imana. Abantu baribeshya ariko Imana ntiyibeshya. Iyo kalendari ya Papa rero yatangiranye na tariki 31 z'ukwa 10 mwaka w'1582 nyuma ya Kristo. Murumva iya Grigori yo yari muri 44 mbere ya Kristo, none muri 1582 nyuma ya Kristo. Bitari ibyo gusa, amasaha nayo arabiranga. Iyo ubajije umuntu isaha uko akubwira mu Kinyarwanda siko bivuga mu zindi ndimi.
ibyo birerekana yuko yagerageje guhindura ibihe n'iki. Umuntu kavuga ati ni sangahe, ati ni saa 8, rero musaye gasagaze mu 14. Ibyo byose yagerageje guhindura ibihe n'iki n'amategeko. Noneho hepfo saa 1 itandukanye na SETH. Nubango ni saa 1 ubwo si isaha imwe ratushyize mu kinyarwanda. Kuvuga sanga harimo karindwi. Kuvuga mu gifaransa rero nta buryo avuga ngo ni SETH. Ibyo n'ubucakura bwayiboneka bwo guhindura ibihe n'iki n'amategeko yari bajya bavuga ngo ku munsi wa karindwi no kuruhuka abantu bibacange bahere mu rujijo. Noneho hepfo si ibyo gusa bagerageje no guhindura amategeko. Hepfo be amategeko Itorero Gatolika ryigisha ko abakristo badakwiye kuruhuka ku munsi w'isabato kandi ari umunsi wategetswe n'Imana. Ibyo biboneka muri Gatigisimu isobanuye page 26 igice cya 2. Reba ko abagatolika bavuga ku bubasha bwa papa n'amategeko. Papa afite ububasha bwo guhindura amategeko y'Imana ho hato kuko ububasha bwe butari ubw'umuntu ahubwo ni ubw'Imana. Prompta Bibliotheca volume ya mbere page 29. Papa afite ububasha bwo gukuraho amategeko ya Yesu Kristo, ashobora kuyarenzaho agatuma ibifatanye bihinduka byiza bitunganye kubwo gufungura no guhindura amategeko, bwo gufutura no guhindura amategeko. God speak to modern man page 317. Ubwo byose ari kwenda berekana ngo uburyo papa wabagize iki akomeye. Ibi ni kakanwa ko gutuka iki Imana. Noneho gereranya amategeko y'Imana yanditswe muri Bibiliya n'aya Gatolika uko yanditse muri Gatigisimu yabo urebe aho bitandukaniye. Uretse nayo gusa yahidiye n'amategeko y'iminsi. Amategeko y'iminsi yani yashizweho no yarahinduye. Ngaho nshaka abantu bafite Bibiliya tuze kuyaha. Bibiliya iragira ati itagira umurongo wa mbere igice cya 5 ngo wagira umuntu wasoma. Naye ndiranje ndebe ko twabona Gatigisimu mwumve uko babivuzeho. Gatigisimu ndetse na Bibiliya ijambo ry'Imana bose barafatanyije. Igice cya mbere umurongo wa 5. Ari kutubwira ngo igice cya mbere umurongo wa 5 Imana ibika umucamanywa umwijima wita ijoro buragoroba buraca uwo ni umunsi wa mbere. Buragoroba buracya uwo ni umunsi wa kangahe? Reka nguhaye amasomo yose yasome tubone kujya muri Gatigisimu. Mwumva uko babivuze. Soko tuyigisha abo turukugeranya ngo turebe uburyo bahinduye niyo minsi. Sicyo turiho. Ngaho itangiriro igice cya mbere umurongo wa 8. Umurongo wa 8 ari kuvuga ati Imana yita ibyanzu n'ijuru buragoroba buraca umunsi. Bivugitse ngo wa kabiri uwo ni umunsi wa kabiri. Yego. Ngaho itangiriro igice cya mbere n'ubundi murongo wa 13. Buragoroba buraca uwo ni umunsi wa 3. Ngaho umurongo wa 19. Aranditse ngo 19 buragoroba buraca uwo ni umunsi wa 4. Ngaho 23. 23 naho hati buragoroba buraca uwo ni umunsi wa 5. 31. 31 naho ari kutubwira ngo Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane buragoroba buraca uwo ni umunsi wa 6. Ngaho dusomere n'abarewi igice cya 23 umurongo wa 32. Abarewi igice cya 23 umurongo wa 32. cya 23 umurongo wa 32. Aho asome haranditse ngo uje ubabera isabato yo kuruhuka mwibabaza imitima muje muri ziririza iyo sabato muhereye nimugoroba ku munsi w'uko kwezi kwa 9 mugeze nimugoroba ku munsi wa 10. Murakoze cyane. Ngo iyi mirongo yose basomye itweretse uburyo umunsi ugomba gutangira izuba rigeze iki rirenze ndetse n'uwo munsi w'isabato ugomba gutangira ku munsi wibanjirijeho gato ariko izuba rigeze iki rirenze nibwo batangira kubara umunsi. Bo babivuze bati ngaho muri Bibiliya yabo ntagatifu igice cya mbere umurongo wa 5 bavuze ngo urumuri irwitamanywa umwijima wita ijoro burira buracya ubu munsi wa mbere. Handi ni buragoroba buracya ni buragoroba buracya kandi ni burira bugira iki ngo niyo mpamvu mwumva ubu tubara ko mu mibereho y'isi turabara ngo umunsi utangira saa 6 z'ijoro dukurikije iyo mibarire y'iyo kalendari itubeshye. Burya umunsi ugomba gutangira izuba rigize iki rirenze. Uko mbisomye muri iyo mirongo yose nabahaye nuko babyanditse no mu barewi nuko babyanditse nabo baranditse ngo bagomba kugitangira saa 6 z'ijoro burira buracya. Aho ni ubuyobe bwagize iki bwagiye bubonekera
ariko ibihe Imana yashyizeho ntiwabasha kubihindura. Niyo mpamvu hari abagore n'abagabo bakivuga ngo kuwa nyuma wa sabato, sibyo? Noneho ibi rero igitangaje, ya myuka itatu isa n'ibikeri yatangiye gukora, nuko na Bibiliya y'Abadiventiste yitwa ijambo ry'Imana, nayo nuko bavuga ngo baravuga ngo burira buracya. Nayo ndayifite muri telefone, nayo nuko babivuze muri mirongo yose, nabo bifatanyije na Gatolika. Dukomeze noneho rero, umunsi uzajya utangira saa 6 z'ijoro. Ibyo byatangiranye na kalendari ya Papa Gregoire na none Bibiliya iti umwaka ugira iminsi 360, Papa ugira iminsi 335 n'amasaha 6, ndetse hazajya habaho umwaka udasanzwe rimwe mu mwaka. Wari uzi ko mbere hose kalendari Romeni itarangiraga buri gihe tariki 25/12 habaga ari ku cyumweru cyangwa se dimanche. Noneho hepfo twaje gusoma ijambo ngo bizarekerwa mu maboko ye. Ese turacyajyanye? Namara guhindura ibihe n'amategeko, bizarekerwa mu maboko ye kugeza ibihe n'igihe n'igice cy'igihe aho bizashira. Nabwo ngo turi buze kwasobanukirwa ibire bibuze ku imyaka 1260 yabonetse bite. Igihe bishushanya umwaka umwe, ibihe bikageranya imyaka 2, naho igice cy'igihe bigeranya amezi 6. Noneho wajya mu buhanuzi nk'uko dusoma muri Ezekiel 4:6 no kubara 12:34 haratubwira ngo umwaka umwe umunsi umwe nakugeranyije n'umwaka. Noneho ubwo umwaka umwe ubaye, ubwo wa munsi ubaye iki? Umwaka ugizwe n'iminsi 360. Bya bihe ariyo shushanya imyaka iminsi 2 ibaye imyaka 2, imyaka 720, iminsi 720. Noneho igice cy'igihe ariyo mezi 6 abaye iminsi 180, bibiteranyije tubona ya myaka 1260. Mu buhanuzi umunsi n'umwaka, nkuko nabahaye mirongo ni kora 14 murongo 34 na Ezekiel 4 murongo wa 6. Igihe n'igice cy'igihe ni imyaka 1260. Iyo myaka yatangiye ubwo ya mahembe 3 yari amaze gukurwaho agasimburwa na Vatican muri 538 nyuma Kristo. Upapa bugategeka iyobokamana n'ubupolitike ku isi. Abantu bakiri muri izo nyigisho z'ubupapa, Imana ibagenderere, kuko mwabonye murabona ko bamaze kwihuza n'isi itorero n'uburepublika. Niya nyamaswa twasomye boneka mu byashe 13 ngifite ngo ngimeze nk'intama ngari kifite amahembe. Reka hari masome ni ibyashe 13, ariko ntabwo turayisobanura kuko byaba birebire. Ifite amahembe nk'umwana w'intama, ariko yaje kuvuga ikavuga nk'ikiyo. Yego, ni inyamaswa ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ariko ikavuga nk'iki ikiyo. Kababangikanya iyobokamana ndetse n'ubupolitiki. Ubwo havuze ntabwo nirirwa njyayo, ahubwo reka dukomeze. Noneho twabonye ko ikizabasha kwihagarika ngari iki ari uguca urubanza. Tugikomeje iyo myaka yaragiye mu mwaka w'1798 kuko ubupapa bwakurwagaho na Napoleon w'umufaransa. Papa Pio wa gatandatu abohwa na Berthier akagwa muri gereza Ivalence. Nicyo gihe ubupapa bwamaze imyaka 130 bwaranyazwe icyubahiro butanavugwa. Bijyanye n'ibyasho 13 ahantu ubupapa aho bwaje gutandukanira n'isi, abantu bose bagahita baburamya bakabukurikira nk'uko tubisoma mu byahishuwe. Nuko ngo ni inyamaswa yakize uruguma rwayishirongera ibaho. Ubupapa bwari bumaze gukomwa mu nkokora butagifite ijambo bumara imyaka 131. Igitangaje nyuma y'iyo myaka burongera burakora. Niko nabona bwongeye kuboneka. Noneho urubanza ruzashingwa Antikristo amaze kugaragara. Aho dusoma mu rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 3 murongo wa 4. Urwa 2 rw'Abatesalonike igice ni cya 3 umurongo wa 4 haravuze ngo reka turebe niba ariho nshaka. Reke manze ndebe nimba ariho, ariko ngo turi kwigana ijambo rivuga ngo iki? Azigira inama zo guhindura n'amategeko yarabihinduye. Abera barenganyije n'abandi aracyabarenganya. Reka turebe kandi byanyu tugirije n'umwami kuko yuko ibyo yadutegetse mu bikora kandi muzajya mubikora. Mwama yobora imitima yacu yerekeze ku rukundo rw'Imana no kwihangana kwayo. Ntabwo ari ahangaha nshaka. Reka ndebe kugira ngo ntaza kuba hatariho.
mu Batesalonike, ariko n'ubundi ni ngombwa turi buze gusoza tuhasomye. Reka turabe niba ariho. Aya ntabwo ari ahangaha nshaka, ariko ndibuze kuhaba hano ubundi ko ni ngombwa turi buze kuhagera. Turi buze kuhagaruka. Dukomeze hepfo aravuze ngo urubanza ruzashingwa. Siko twasomye. Nakomeje kwitegereza agiye kubona abona bakize kuri nyiri ibihe byose araje. Bashyize intebe yicayeho. Noneho usa n'umwana w'umuntu aje amusanga. Imanza zigira iki? Zirashingwa. Twese muri Daniel 12. Noneho iyo nyuma ngo abera banahabwa ubwami. Urwo rubanza rufite imyanya 3. Nurushingwa n'Imana Yesu ataragaruka kurobanura abera mu babi. Nuruzacibwa n'abakiranutsi bari mu ijuru imyaka 1000. Nuruzacibwa n'Imana nyuma y'imyaka 1000. Bisome ukurikira Daniel 7. Aho twasomye hose. Umwanya wa mbere w'urubanza nurangira Kristo azahabwa ubwami bwo mu ijuru. Abera bazahabwa ubwami butazahanguka. Ihembe rito rizaba ryanyazwe ububasha ryahoranye mu myaka 1060 ngo rizarimbuka kugeza ku mperuka, no kuvuga ku myaka 1000 irangiye. Umwanya uheruka nurangira ubwami bw'abera b'Imana buzaza mu isi. Ibyaremwe byose bizahamya ko Imana yera kandi itabera, ariko ubuhanuzi buzasohora. Ngo zizarimbuka buheriheri, hazumvikanijwe ngo birarangiye. Ibizaba birangiye se ni ibiki? Ni iby'inama y'agakiza, intambara ya Satani n'Imana ndetse n'urubanza rw'Imana. Nyuma y'icyo gihe gato mwazumva ijambo rivuga ngo birarangiye, ngo ryerekana iby'agakiza k'umuntu byo karangiye, by'inama y'agakiza yandi yo kubatura umuntu. Noneho n'intambara hagati y'Imana na Satani ndetse n'urubanza rw'Imana. Ijambo turigana ngo rikutubwira ngo ikira azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko kandi azarenganya abera. Nkuko nababwiye harimo amateka ariko hakabamo n'iki n'ubuhanuzi. Noneho ndagira ngo icyigisho cyacu dusa n'abakigerereje. Reka turebe aha hantu twasimubya muri Daniel 12. Mpava ntabasobanuriye neza, mbabwira ko ndibuze kwagaruka. Hari hatubwira aya magambo akurikira ngaho tujyane naho masobanuriye, kuko ubuhanuzi bisaba kubusobanukirwa neza. Niyo saha y'umugenzi, ariko agahembe gato mwamaze gusobanukirwa kari ubupapa. Mwabonye imikorere yabwo, aho bari ngo ntibatana no kumeneka kw'amaraso, kandi ibyo nibyo n'ubundi dutegereje mu gihe kiri imbere. Aho hageze nihuta hadusomera 12 Daniel 12. Abona mwatinze reka mpagere. Daniel 12. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ukomeye yuhagarikira abantu bawe azahaguruka, hazabigiye kimwe barutigeze kuba here mu gihe amahanga yabayeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazabanzwe mu gitabo bazarokorwa. Abantu bazarokoka ubu butegetsi nangwa se ubwami bwa Roma ni abantu bazabarandikisha amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo gusa n'abandi. Kandi nitunasoma ubwo abantu bari bashagariye kuramya iyo nyamaswa ngo dusoma mu byahishuwe, nuko abazarokoka nabo ntibayiramye ngo nabo amazina bazaba yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye kuremwa ku isi. Abo nibo bazarokoka iyo nyamaswa gusa. Ngo nanjye rero kugira ngo duharanire ibyatuma tuyandikisha. Hepfo haravuze ngo nuko icyo gihe abantu bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi muri bo bazaba barasizire mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhora, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa kwiteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru, n'abahindure benshi kuba ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Daniel bumva igitabo gifatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, kandi bazajarajara hirya no hino, kandi n'ubwenge buzagwira. Nuko nge Daniel nditegereza mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwabaza wa mugabo wari wambaye imyenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati ibyo bitangaza bizagarukira he? Hasobanuye mu mutwe, none mpababwiye no mu byansi kugira ngo mucyure iryo somo. Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo no kw'imoso hejuru, numva arahira ihoraho iteka ryose
ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi nibamara kumenagura imbaraga z'abera ibyo bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya mpera ko ndabaza nti databuja ikizaheruka ibindi ni ikihe? Aransubiza ati gendere Daniyeli, ko aya magambo ahishwe kandi afatanishije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganya bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri buzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Uhereye ku gihe cy'igitambo gihoraho kizakurirwa bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335. Nuko igendere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi uzahagara mugabane wawe iyo minsi nishira. Urehigendere ufite umugabane wahawe, hari abazabimenya, sibyo? Noneho page 81 turagerageza kusoma muri make ko tugendereye kureba ariya jambo ryo hepfo. Benshi bazaba barasinzire bazakanguka, uwo n'umuzuko wa mbere, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho. Havugwa bamwe kuko mu bantu ba Daniyeli harimo n'abivuko, abayuda. Abazazukira ubugingo ni abizeye Kristo bakamunambaho. Abandi bazazukira gukorwa n'isoni ni abayuda bihakanye Yesu bakamwica. Abanyabwenge bazarabagirana, nabo baha Imana bazahabwa ubwiza. Bifurije mwese kuzarabagirana ubwo Kristo azagaruka. Abahindure benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri, na abagize aho bagezaho ubutumwa nabo bazahabwa kurabagirana. Kora uko ushoboye we kuzaburamo. Muri abo bantu bazagenda babwira abandi ubutumwa bakazarabagirana, nawe kora uko ushoboye utazagira iki, utazaburamo. Daniyeli bumba igitabo rya jambo yabwiye, yavuze ngo nushake kwibwira ko ubisobanukirwa ntiwirushye ngo urasobanutse. Yarakeneye kubimenya. Cya gitabo yabwiye ngo abumbe agifatanyisha ubushishi, ngo birasobanura ngo he kugira undi ucyumva kugeza igihe cy'imperuka, kugeza mu gihe cy'urubanza. Nicyo cyatanye muri Laodikiya 1798. Benshi bazajarajara hirya no hino muri Bibiliya ngo babone gusobanukirwa n'ubwo buhanuzi mu ngendo zabo, kubera imodoka, indege bizaba byaravumbuwe. Ubwenge buzagwira bwo gusobanukirwa na Bibiliya, bwo kuvumbura ibikoresho by'ubwoko bwinshi. Daniyeli yibajije igihe bizamenyekanira naho bizagarukira. Ni igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, ni iminsi 1060, ariyo myaka 1060 nibamara kumenagura imbaraga z'abera. Daniyeli amaze kubaza amenyeshwa ko atari ibyo kubimenya, kuko atari mu gihe cy'imperuka, kandi ibyo ari ibyaho. Ngo impamvu atemerewe gusobanukirwa n'ubuhanuzi ngo nuko ngo atari mu gihe cy'imperuka ubwo yari ariho, kandi ibyo ari kubwirwa ari by'igihe cy'imperuka. Noneho uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho, siko batubwiye muri Bibiliya, ngo birasobanura ngo uhereye igihe igitambo cy'ikaruvari kizatangirirwa gupfobya, nubwo bazategekera gukuraho amaso kuri Kristo bakayerekeza kuri Mariya no kubatagatifu. Ibyo byatangiye muri 508 nyuma ya Kristo. Aho kugira umuntu abe yakoze icyaha ajya gupfukama mu cyumba cy'ayerera asaba Imana imbabazi, niba ari ibyarusange z'imbere y'itorero, ahubwo agenda imbere ya padiri ati rwose mbabarire ejo narasambanye. Uwari kubwira atyo nawe ejo bundi yarabikoze, ati genda ndakubabariye. Uko nugufata nugukuraho igitambo. Yesu watubereye igitambo, ubwo akuweho n'ubupapa ndetse n'abatagatifu babo. Nicyo kimenyetso yarahawe. Bashyiraho umugabekazi wagombaga gusimbura Babeli ukwezi kubw'abapagane binjiye mu itorero, bagatera amahane. Uvuga ngo abinjiye mu itorero twabonyeho abantu babiri niba twarajyanye. Hari abambere bari bafite bizihizaga izuba basenga ku cyumweru, abo barinjiye haza koroshywa ko amahame nabo umunsi wabo uremerwa. Habonetse abandi noneho bo bari bafite umugabekazi Babeli, ngo wari ukwezi, ngo icyo shikirwamana abantu ngo bagisengaga ngo ni abadamu kugira ngo bazabyare neza, kugira ngo ibintu nk'ibi. Noneho ngo nabo baza gutera amahane kugira ngo nabo ibyabo byemerwe. Noneho ngo baza kumusimbuza Bikira Mariya, ubwo ni mushobo Kristo. Niko dusoma mu gitabo cyo kwitegura akaga gaheruka, ukuntu Satani atera ibyo biteje akaga. Mu bihe bya kera yanzi byanditswe na Bibiliya ku mugaragaro, ariko ngo ubu
ngo arasa nkaho ntacyo atwaye aremera ko yomera Yesu akemera n'ibyanditswe byera ngo ariko ibisobanuro atanga ngo ni ibyemeza umutima udatekereza. Ubwo bafata uwo Babeli icyo kigirwamana bagisimbuza igishushanyo cya Mariya. Nagize amatsiko kwibaza ati ariko buriya muri Bibiliya ntagatifu yabo banditse muri rya tegeko ribuza abantu kwiremera igishushanyo babyanditse bate? Narahasomye nsanga niko byanditse ntabwo bahinduye ijambo. Ntukiremere igishushanyo kibambye ntukabifukama imbere sanga nuko babyanze. Ndavuga nti subu ntabwo iri somo barizi kandi ari muri igicupuri cyabo cya Bibiliya. Mureke abamenye ukuri bagerageze kukubwira abandi kugira ngo nabo ubwo abandi bazarabagirana nabo bazarabagiranishwe n'uwo mucyo. Hepfo harakomeje ngo azaca iminsi 1990. Ubwo ni ukuvuga umunyabugoma ahishuwe. Ni urwa kabiri rw'Abatesalonike cya 3 umurongo wa 4. Ngaho tubasome ni rya somo n'ubundi ndashakaga gusoma habwira ngo turi buze kurisoma. Sinzi impamvu riri kujya rishaka gutinda. Urwa kabiri rw'Abatesalonike cya 3 umurongo wa 4. Abinyuma ngo turi kwigana wiki guhindurwa kw'ibihe n'amategeko mwabonye ingaruka byamaze kugira mu bantu. Reka turebe 3-4. Kandi nibitinda turabivuga mu mutwe nk'uko byanditse kugira ngo taza gutinda. Aho mudufashe kurisha iryo somo riravuga ngo ntabwo Kristo azaza urya mugoma atarahishurwa. Niho nshaka kugira ngo tuze gusoma. Aho ngaho rwose niho nshaka. Bakihadushakira rero reka tube turakomeza kugira ngo tutaza guta umugambi. Hatubwira yuko kiri ariko ngaha igice reka turebe niba ari iri somo riri kudutinza rishobora gutuma duta umugambi. Riri kuvuga ngo Yesu kugaruka kuzabanzizwa no guhishurwa k'uwo mugome. 2:8 somo ko ryihishe cyane ra. Reka turebe n'urwa igice cya 3 akabiru bose uburyo bwose. Cya kabiri ngaho hafite nahasome dukomeze. Soma gatatu kumva nakagira umuntu bose uburyo bwose. Uwo munsi utazayiza kujya ku naho ngaho duhobarongo. Umurongo wa 3. Igice cya kangahe? Rwa kabiri rw'Abatesalonike cya 2 umurongo wa 3. Niho nahangaha ahantu ko hakomeje kutihisha cyane. Aravuze ngo ikadore ku murongo wa mbere turabinginga bene data kuko kuza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima naho mwamubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe bihamya yuko umunsi umwami wacu umaze gusohora. Ntakagira umuntu uboshya mu buryo bwose kuko uwo munsi utazaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho kandi urya munyabugoma atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ngo abantu batangiye guhina bamamaza ko Yesu aje. Pawulo arabanza avuga ati hoya ntazagira umuntu uboshya. Ntabwo Yesu azaza urya mugoma atarahishurwa ngo abantu basobanukirwe uwo ari. Ntabwo Yesu yaza abantu bataramenya ukuri. Ashaka abantu bamanzi bamenye ukuri bihitiremo none habone kuza. Hano ubwo arabasobanuriye ko uwo mugoma azabanza agahishurwa. Ubwo aravuga ati nubwo aba rwandiko mukeka katwe turwanditse uwo muntu yanse ngo ningiye mwene data Pawulo ubibandikiye ntimuzabyemera urya munyabugoma ataragira iki atarahishurwa ari wo mwana wo kugira iki wo kurimbuka. Yamaze guhishurwa niko biri. Turindiye iki rero? Mureke buri wese yitegure tumenye ngo turi mu minsi iheruka. Ntakagira umuntu uboshye uburyo bwose kuko urya munsi utazaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho kandi urya munyabugoma atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Numubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Bamukuye mu marenga
ntabwo ari umupagani yicara mu rusengero agasenga ariko yishyira hejuru y'icyitwa imana cyose kugira ngo yicare mu rusengero yerekane yuko ari iki, yuko ari imana. N'uhagarariye imana mu isi uwo namara guhishurwa Yesu Kristo azaba ari hafi kandi yamaze guhishurwa, sibyo? Hepfo nimwibuka yuko nabwo ibyo ngiri kumwe namwe kandi none muzi yuko ikimubuza kuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu yatangiye gukora ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubakuweho. Nibwo wa mugoma azahishurwa umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza ko mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo kiranirwa kubarimbuka kugira ngo kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Buri gihe tugezemo nje kugira ngo abantu bakunda ukuri bakizwe nako. Abantu bazakunda ukuri ntibakizwe nako ubu bushukanyi buzabafata. Niba tujyanye hano baratubwiye ngo kuza ko mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga, gufite ibimenyetso n'ibitangaza ariko ni ibinyoma. Biriho ibimenyetso n'ibitangaza n'abantu bajya kuyoboka idini babitewe nuko abamo ibimenyetso n'ibitangaza. Ngura muntu ngo bamuvujyanye ari ikirema gahita haguruka ari muzima ati harani iryo torero ry'ukuri urayoba. Yesu koze ibitangaza ariko agiye kugenda siga biciriyeho iteka ko yaramaze kubona ko benshi bazaza bamwitirira bagakora ibitangaza. Noneho hepfo aravuze ngo n'ubuhenzi bwose no gukiranirwa kubarimbuka ko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe nako. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye by'ukuri bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Abantu ngo Imana izemera kwemera kubushukanyi bugere kuri abo bantu ngo kuko batakunze ukuri, ko batakijijwe nako. Wamenye ukuri rero asabwa gukizwa n'uko kuri kugira ngo noneho atazahura n'ubwo bushukanyi. Noneho ubwingingo kuvuga ngo azahinduriwe n'amategeko ubwo ndumva twayivuzeho n'uburyo azarenganya abera nabyo twagize iki twabivuzeho ariko nibyo tukiriho duharanira kwihutira kuza kugera ku musozo. Nkuko nababwiye rero mu byahishuwe muri 13 nimwo n'ubundi aka gahembe gato kongeye kuboneka gatangwa ari inyamaswa yari ivuye ahadatuwe ni muri Amerika. Noneho ariko ikibabaje yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ariko igihe kigeze ivuga nk'ikiyoka. Buriya ayo mahembe abiri ubwo abaprotestanti ubwo tuvuye ku bagatolika twinjiye ku baprotestanti sibyo, ubwo bari bamaze kugera muri Amerika bari bafite nimba bafite ikirangantego cy'igihugu ubwo umuntu utari umuprotestanti ntiyari yemerewe kuyobora n'amategeko shinga y'itegeko shinga. Noneho ubwo none bari bahagaze neza ariko nyuma kugira bakavuga nk'ikiyoka, ikiyoka ni Satani kinyure muri za ngoma zakibangirije. Ubwo ni kwakongera protestanti bakarambura ikiganza bakarenza umworo urimo bari batandukanye n'ubugatolika bakongera bagafatanya. Ubwo iyo ni ya myuka itatu isa n'ibikeri. Ubwo nayo imaze guhuzwa nibwo hazongera kuboneka noneho kurengana kw'abera. Iyo ngingo rero turi buze gusoreza havuze ngo iki aho turahavuga make kuko abantu basa n'abatangiye kurambirwa. Nayo yari ifite akanwa kavuga ibikomeye turabisoma hano twihuse. Ni sonobwa Daniel n'ibyahishuwe page 95 aravuze ngo inyamaswa yavuye cyako turakuri inyamaswa yavuye mu gitaka kubwo kwihutisha reka dusome kuri page 96. Uruguma rwica icyo ni igihe ubupapa bwakomwaga mu nkokora bugahagarira imyaka 31 siko twasomye ukuyeho na Napoleon. Urwo ruguma rurakira ubwo ubupapa bwasubiye kubaho guhera mwaka w'1929 Abakristo bushubijweho na Musironi. Yatangaje benshi cyane kubona ubupapa bwari bwaramaze iyo myaka yose bugasubira kubaho. Ibyo byatumye hafi y'abantu bose bumva ko ubupapa ari ubwami bukomeye cyane. Nawe Egiputa ntiyongeye gutegeka Abasiriya shwida Babuloni reka da Abamedi n'Abaperesi Abagiriki ndetse n'Abaroma. Nyamara ubupapa bwongera kugaruka byari ngombwa ko batangara banga ubundi bwami bwavagaho bukavaho bukibagirana burundu. Ariko ubupapa bwavuye hashize iyo myaka 131 bugaruka. Biratangaje ariko mwumve bibiri uko yabivuzeho. Ibyashuye 13 nageze kuri iyi nyamaswa aribwo butegetsi bwa Roma. Noneho Roma Kristo Roma kandi mu ko nayo twayivuzeho nuko mbona ibyashuye 13 nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa nukomeretsa uruguma rwica
ariko urwo ruguma rwaje gukira ubwo ni handi bari bakuweho hashimye 31 abari mu isi bose bakurikira ya nyamaswa bayitangarira baramye icyo kiyoka kuko cyahaye iyo mbaraga ubutware bwacyo baramya niyo nyamaswa bati ninde uhwanye n'inyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya ihabwa akanwa kavuga ibikomeye nibyo gutuka Imana ihuye ni ya mbere ihabwa no kuramanga imara amezi 42 ibumbira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru kuvuga ngo bacimba imanza bamarayika ko no gutuka n'ababa mu ijuru ihabwa kurwanya abera no kubanesha ihabwa no gutwara imiryango yose n'amako yose n'indimi zose n'amahanga yose abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi ubu bwami bw'ubupapa ngo buzaranwa n'abantu cyane ikizatubabwira ngo ni ugukomera kwabwo bwavuyeho bwongera gusubiraho papa agera muri Kongo abaperezida bakubama yagera mu Rwanda yagera muri Uganda perezida bagatuza ngo bituma abantu batangarira ubwo butegetsi noneho baburamye bajya bavuga ngo nende wundi wahwanya gukomera n'inyamaswa ubwo byashoye hatubwiye noneho hepfo ubwo ruguma rwica aho twe twahasomye hepfo atubwira ko bishimiye leta yemeye ko papa bwongera kubaho bagatangarira iyo bashimye ngo cya kiyoka cyahaye imbaraga iyo nyamaswa ubwo ngo abantu banejejwe na leta bashima leta yemeye kwemera ko ubupapa bwongera kuyobora sibyo noneho hepfo atubwira ko bishimiye leta yemeye ko ubupapa bwongera kubaho bagatangarira iyo ngo ntawe uhwanye nayo ibyo nuko byagenze kugeza ubu bemera ubupapa cyane bakabutangarira cyane yagiye gusura ahantu bumva ko ari nk'Imana yahasuye ariko ikibabaje nuko hasuye haba intambara niba ariko nawe mubireba ntabwo mbizi sinzi hepfo harakomeje ngo akanwa kavuga ibikomeye mu kinyarwanda bakoresha ibikomeye bashaka kuvuga ibyo umuntu atahangara kuvuga ibyo rero ni ugufata amazina y'Imana akayiha ni nyir'ubutungane bwose nyir'amahirwe yose nyir'icyubahiro cyose n'ibindi byinshi bidakwiye kwitwa umuntu utegeka ko ngo bibiri icibwe kwigisha ko Kristo si igitambo gihagije n'ibindi byinshi bisoma mu gitabo cyawo cyitwa Prompta Bibliotheca The Holy Sacrifices of Mercy no muri imbonerarugo katigisimu n'ahandi henshi ngo ihabwa no kurama ngo imara amezi 42 kuko Constantine yavaga i Roma hanyuma Rosimus Auguste urakanyagwa byasaga naho ubutegetsi bw'i Roma bushize ariko rero siko byari biri ahubwo burakomera Imana irabubererekera maze muri 1988 ibucira kanzu ko kugira ngo bukomeze kurama amezi 42 kuza mu mwaka w'1998 na Kristo ibumburira akanwa kayo kuvuga iyi subitiro niyo turi buze gusoreza aho siko bimeze ibumburira akanwa kayo gutuka Imana n'izina ryayo ijambo gutuka iyo urebye muri Bibiliya mu Ruheburayo bivuga ko ari uko amazina y'Imana cyangwa kwishyira mu kimbo cy'Imana gereranya rero nawe aya mazina yahawe papa kandi ari Imana yonyine nyirayo nyiramahirwe yose nyir'ubutungane bwose nyir'ubukuru bwose uri mu kimbo cy'Imana na Kristo randi menshi niba wifuza kumenya byinshi ubisome muri Petite La Rousse igifaransa rero ngewe rwose cyaranyijishe twikomereze noneho ubwo hakurya kwegeranya n'Imana soma iki gitekerezo cyanditswe n'abagatolika aha ndumva twabisomye byinshi ibyo bigeranya n'Imana ntabwo nongera kubisoma sibyo noneho hepfo ihabwa kurwanya abera no kubanesha ibyo byerekana igihe ubupapa bwari bwigaruriye isi hapfa abantu miliyoni 50 zirenga maze abantu bemera kuyoboka gatolika ku ngufa bitewe n'ubwoba kibabaje no gusaba umuntu avuga ati none se ati nyewe nakuze nsanga bashara abagatolika ati nabasogokuru bari abagatolika se nasengera handi hari ababigiye bo babihatiriwe wowe ukujyamo kuko amaze guhumwa mu maso utazi ukuri kw'ibyurimo epfo aravuze ngo hatubwira amashyira kinyoma ko umuntu wese uzemera gushyigikira ubupapa akifatanya nabwo azaba atarigeze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo kugeza iteka ryose igice cya 8 umurongo wa 13 haradusobanura ngo umuntu uzemera gushyigikira ubupapa akifatanya nabwo ngo azaba atarigeze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo kugeza iteka ryose ubu kubushigikira ntabwo ari babizera bapfa kuyoboka ibyo batazi kuko dusoma ko hari n'abatabizi ngo bazumva ukuri none bakaza hari abishigikiye babirimo ba nyirabyo babiyoboye abo ntibigeze bandikwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama batamuhere ku kuremwa ku isi ariko umukobwa na nyina n'ubugize ikintu butarutanwa ubugatolika n'ubuprotestanti byose biri hamwe kuko bongeye kwihuza barafatanya hepfo haravuze ngo aha rero hanura iby'akarengane Daniel 11:24-28
aha rero hanura iby'akarengane gashishana ko mu myaka 160 y'umwijima katazabura kubyuka ubwa kabiri Yesu ataragaruka. Ubwo ukuri ko muri Bibiliya kuzagaragara kweruye rwose Yesu agiye kugaruka. Abimana batari indyarya bazava muri ayo matorero yaciye kubiri n'ukuri, ariko abandi bose bari mu isi yose bazaramya iyo nyamaswa, umuntu wese izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Amaherezo iyo nyamaswa izarimburwa. Aho ntabwo tujyayo cyane, ntabwo ko turi ku musozi, sibyo? Tubonye ko ako karengane kabaye kazongera kagasubira kugira iki kubaho. Ariko nubwo bimeze bityo, aka karengane kazaba umugisha ku bazabakiri. Ntabwo muzi impamvu mvuze gutyo. Kuma akarengane kazaba umugisha ku bazabakiri. Dusoma mu byahishwe 12 dusoma yuko kira cyoka cyaciye uruzi rwinshi ngo noneho rutembane wa mugore n'urubyaro rwe. Ngo isi iramutabara yasamya akanwa imira rwa ruzi. Uruzi rushushanya inyigisho z'ibinyoma. Izo nyigisho z'ibinyoma rero uprotestanti n'ubgatolika byatumye mu isi haboneka inyigisho z'ibinyoma nyinshi zituma abantu baburabura bakomerwa ukuri. Hano akajya gasanga barasenga nayo barasenga. Urwo ni rwa ruzi rwaciriwe. Igihe kizagera isi yasamura akanwa kayo imira urwo ruzi. Ngo ni igihe hazatangwa itegeko ryo gusenga ku cyumweru. Abantu bose basenge umunsi umwe. None ubwo hazaba hasigaye iminsi ngahe? Hazaba hasigaye imyizere y'uburyo bubiri bwonyine ngo umuntu azihitira mukura kuzi. Ubwo isi zaba yasamuye akanwa imire urwo ruzi n'abantu bihitiremo. Mureke dusabe Imana ngo tuhe gusobanukirwa biruseho byose tutabashije gusobanura ibasobanurire, kugira tumenye ko turi mu gihe giheruka, tumenye ko turiho mu gihe cyo gukora ndetse no gushirwa k'uyu mugome aribwo bupapa burangwa n'amaraso aho buri hose, kandi tukaba tuzi ko imbere hari akarengane. Mureke abantu tugira umwete. Niba udafite umwete nta karengane, ese nawe mu karengane abone uzabasha gushikama? Imana bidushoboze kandi duhe gushikama mu byo turimo, kuko twabonye ko ubushukanyi buzafata abantu bose bakunze ukuri ariko ntibagendere muri ko ntibakwizere. Imana duhe kubisobanukirwa, duhe guhagarara nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu.